ikaze mwese kuri Entrepreneur Training College aho tuba tubagezaho amahugurwa atandukanye ajyaniranye no gukoresha ikoranabuhanga yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu kazi ndetse n'ibyo twifuza gukora mu gihe kiri imbere. Muri aka kanya rero tugiye kubereka uburyo wakandika muri Microsoft Word. Isomo rya kabiri twari twababwiye uburyo ki wafungura Microsoft Word. Uburyo rero twari twababwiye turamutse dukoze rikoro cyangwa se tukabanza twabasubiriramo mwebwe mutabashe kubibona. Muri rusange ni uko iyo dufungura Microsoft Word tujya hano byibuze iburyo. Iyo udashaka kujya kwishaka twaberetse uburyo butatu ariko bwose ntabwo tuvuga. Turareba hano handitse type here to search, ni mu ntuza ni ruhande rw'ibumoso uruce ku gace ko hasi aho hari handitse type here to search wandikamo Word cyangwa Microsoft Word. Iyo tubona Microsoft Word Word 2016 hanyuma ukayikirikaho. Iyo umaze kuyikirikaho irafunguka habucya biri hano kuri screen niko iba igaragara. Hanyuma rero ni gute uyandikamo, kuko abantu barabitubashije twagiye ku rindi somo ariko abantu barabitubaza cyane. Bamajije kubitubaza batubaza bati none se iyo umaze kuyifungura koko wamaze kubona blank page, urupapuro rwa blank page ukarubona ukarukirikaho rukaza rumeze gutya igafunguka, wandikamo gute? Buriya rero mu kumenya kwandika muri Microsoft Word bisaba kugira ngo umanze wamenya hari akarongo ko hejuru kariho file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review and view. Ariko twebwe reka twibande hano kuri home kuko niho ufunguye Microsoft Word urupapuro niho ruhita ruza. Reka rero tuze mu kanya gatoya tubabwira akantu kandi uburyo ki wakandika muri Microsoft Word. Ikaze mu isomo ryacu rya kane rero ry'uyu munsi, uburyo ugiye kubereka uburyo ki wandika muri Microsoft Word. Muri rusange rero ntabwo ari ibintu bikomeye ahubwo ni ibintu byoroshye. Urabona ko hari akantu k'umukara karimo gatera, ni akarongo k'umukara. Aka karimo gatera hano twita kasa cyangwa se aka ka curseur kacu hano aho kari aba hari akarongo kazamutse kaba kagenda gateraguza. Ahangaha rero haba kakwereka aho gutangira wandika. Wenda reka twandike mbere yo kwandika ariko ugomba kumenya icyo twita caps lock. Ugomba kumenya icyo twita caps lock. Caps lock ni buto iba kuri computer iherereye mu ruhande rw'ibumoso, nayo urayibona. Iyo buto uyikozeho iyo uyikozeho nka gutya
ndagira ngo murabibona. Caps lock, ndagira ngo murabibona iyo urimo kwandika bitewe n'ibyo ushaka kwandika cyangwa se ibyo ushaka kugeraho. Caps lock iyo ushaka kugeraho, iyi buto rero, iyi buto ugomba kuyimenya kuko niyo igufasha kwandika mu nyuguti izo twita ntoya cyangwa se mu kwandika zino nyuguti z'ibyapa binini. Muri rusange iyo uyikanzeho, ubu ni ukuvuga ngo kuko byanditse muri zino nyuguti, izi nyuguti byanditsemo, muri rusange iyo uyikanzeho inyuguti wandika, kuko tuyikanzeho duhite twandika si, iraba ije iri mu ntuza ntoya. Muri rusange urabona ko iri jambo twanditse noneho rije mu nyuguti ntoya. Noneho niba ushaka kugira ngo rigaruke mu nyuguti nini, ukanda kuri ya caps lock. Tuvuge niba ushaka kugira ngo si ize mu nyuguti nini, ariko iyo nyuguti nini tuvuge urashaka ko iza bije mu mukara, ni ukuvuga ngo iyi si turayanditse, hanyuma nitumara kuyandika rero dushaka iyindi ikurikiyeho ziba ntoya. Murabona ko aho ukora ni kuri caps lock, ni igenda ikuyobora. Hanyuma rero reka tuvuge tuti wenda dushaka kwandika, aha twari twabishize mu ntuza nini, muri size nini. Reka tubishyire muri size wenda isanzwe wasangamo, kuko ushobora kuba ariho wenda utangiye gukoresha Microsoft Word, birabyo kuba wajya muri size runaka utarabijyamo. Aho tubishyiriramo utarabimenya, kuko nayo ni ayandi masomo tuzagenda tubigisha, buri kamwe kose tuzagenda tukabigisha. Hano kuri fayiro hakora iki, home kuko turi kuhakoreshaho hose hakora gute, insert hakora gute, design, layout, reference, mail, review, view, byose tuzagenda tubinjiramo kugira ngo umenye kubikoresha kandi umenye n'icyo bikumariye mu kwandika kwawe. Reka tuvuge ko twishakira kwandika amahoro. Murabona ko natangije inyuguti nkuru, nakanze kuri caps lock, hanyuma nyamaze kwikanandika A, hanyuma nyongera nyikandaho nandi bijya mu nyuguti ntoya. Amahoro wenda ni meza. Urabona ko wenda niba ari ibintu nkeneye kwandika ni ibingibi. Rero hari abajya batubaza bati se none aya magambo ko tubona ari asiributse cyane cyane ari umukara cyane, bigenda biti? Buryo aya magambo rero bayashyira mu mukara munini, nuku ukora icyo ukora, buryo uyashyira mu mukara, buryo uyashyira mu mukara rwose, nta bindi usibye kuba ukora selection rero iyo uyikora ukora kuri computer ku katushe kayo ko hasi k'ibumoso, hanyuma ugafata kano gakiriseri ukagenda uscrollinga cyangwa se ukagiramo. Iyo ukoze hano kuri ba, hano handitse ba ni bold, ni ukubigira umukara cyangwa se kubikura mu mukara. Murabona ko turi kugenda tuhakandaho, ubu tubigize umukara ugaragara cyane. Ariko noneho
twarangiza rero tukabipana mu mukara. Iyo tugiye kubyongerera rero size cyangwa se ingano uko bingana, tuza hano kuri font, murabona hano handitse 11, aha turaza tugashyira nko muri 14. Urabona uko turi kugenda tukitwongera, amagambo ari kugenda aba manini agaragara kurushaho bitewe n'uko ushaka ko yaba angana. Noneho rero iyo dukoze hano kuri italike, ni kwa kundi bita kigurunzura nyine, ugasanga amagambo ameze nk'ahengetse. Hanyuma iyo dukoze hano kuri U, ni cya gihe uba ushaka guca umurongo ku magambo wanditse. Icyo gihe rero iyo ukozeho, iyo wongeye ukagenda ukoraho, ubwo ni aho wari waciye umurongo urahava, aho wari washyize muri italike harahava, naho wari washyize muri bodi hagahava. Noneho reka twinjire hano handitse text highlight color. Aha text highlight color urabona ko uba ugiye kuyashyira muri kara, byibuze akaba ari background y'amagambo yawe agaragaramo. Hari n'amabara batandukanye aba hari, ushobora kuba wahitamo rimwe wumva wifuza. Hanyuma iyo dukanze ibi byose ubikora wakoze selection, ni ukwitonda, ni ukuba ubikora wakoze selection. Hanyuma rero kugira ngo biriya jambo turyandike mu rindi bara, dukora ahangaha, namwe ndago mwahabonye, dukora ahangaha ha theme colors. Theme colors rero iyo uhakoze haza amabara menshi, ibara ugenda ukoraho iriya jambo ryacu rigenda ryiyandikamo ku buryo ugenda ibintu byose ubibona uko bitewe n'ibara waba ugiye uhitamo, niho bibera. Hanyuma rero muri rusange ibi ni iby'ibanze ushobora kuba wamenya, ariko nanone iri jambo ryawe rikiri selected, hari ikindi ushobora kuba wakora. Murabona aha handitse increase font size, hanyuma ni ukuryongerera ubunini nabwo, utiriwe ugira gute, utiriwe ujya hahandi twari twagize hariya. Muri rusange rero ibi ni iby'ibanze ushobora kuba wamenya wandika. Reka munyemerere tuzongere dusubire mu yindi somo rizaba rikurikiyeho, nizera ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo amasomo tugenda tubategurira gukoresha ikoranabuhanga rwose agende abagereraho igihe. Twizera ko rero mukomeje kudukurikira muri benshi, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi twongere dusubire mu yandi masomo turimo kugenda tubategurira.